rero nge ndi icyogere mu nkuba ariko mu nkuba nkabagaku. Hanyuma mama yarari guhinga munsi y'urugo ndamubwira ntinje kureba nimero za Edouard. Arambwa tuturutse mu Kirimbi kwa kanaka. Uragenzwa n'iki hano waruhazi? Ngero ndashaka nimero za Edouard. Ati ntazo ndaguha. Ati ntazo nguha. Ati rwose ntago umuzi nturamubona rero kwifata ngo uragiye ngo nuko ari wanyunguje kumureba ntazo ndi buguhi. Ubwo urumva narababaye cyane kuko nari navunitse. Hari urugendo rero kuva mu Kirimbi ugerere imwiryaza abahazi barahazi. Ntago nigeze mbikunda cyane. Urabona iyo wakoze nk'akantu hakagira umuyobozi babona yagakunze. Abamanager bo baravuga ati ubwo uyu muyobozi runaka uskwanje Kagame yajyaga postinga ngo ntajya hemwa kumva dore imbogo. Iyo babonye rero hari umuyobozi wa postinga cya gihangano baravuga ati uyu muntu azagafata, uyu muntu azahura n'abayobozi, uyu muntu bazamuhindura ubuzima. Bo bagahita baza kukumanaginga bitewe n'icyo babonye. Tujya gukora indirimbo yitwa Dore Imbogo twabanjije kwa Element aduca miliyoni n'igice. Ariko ngewe sinjya nkunda abamanager kuko ikintu cyanzanye no gukorera amafaranga n'igihumbi sinjya ngisiga inyuma. So badindiza akazi kawe. Ubwo rero nicyo kintu cyatumye ngenda kure yabo ngo ni manager. Ariko rero ntago ngiye nayo mfite impano yo kuririmba n'ubu ngubu nayo mfite. Nayo nifitemo impano yo kubyina numvaga ko nzaba umubyinnyi. Ako nyuma nyine nza gusanga nyine ntibyakunda. None se ubundi abo bafite impano iyo baza akaba ari bo muzamura mukaba supporting. Urumva noneho baba nawe reka agira icyo tubwira. Ku ruhande rw'abafana bavuga ngo bariya ntago bakwiye ibyiza. Abantu batishimira ko bagenzi babo bagera ku byiza bababera ibiraro. Bababera ibiraro bakabambukiraho bakagera ku byiza. Ngiye buriya ngewe iyo uzanye ibintu nka biriya mpita numva ngo utinye. Mpita numva ninye ikintu nka kiriya mu buzima. Ndabitinya nyine ngiye mitangira uko ngenda nkajya ngenda buri munsi gusenga. Baba bareka nkubwire. Ntago bizi ariko bimenye. Mu gihe wanshitingaga kuriya nirirwaga nsenga. Nirirwaga ndiri imbere y'Imana Mana mfasha biki. Ati bikunde jo n'umushyiremo imyuka yo kwemera. Oya ntago ngereka. Yes, kuba arimo gukurikirana Big Town TV reka tubahe ikaze muri BIG podcast. Ni hano kuri Big Town TV tuba turi kumwe n'abantu benshi batandukanye. Uyu munsi nahise mfata gahunda zanjye ndareba hirya no hino ndavuga ngo reka ntumire aba bakobwa babiri kugira ngo tuze kuganira. Ubu ngubu ntabwo tugiye gukora interview, tugiye kuganira kuko byo kuganira byo ni byinshi cyane. Muri BIG podcast nuko nguko tubigenza every time. Nkaba ndi kumwe na reka nangire kuwa wundi waje mbere noneho muri iki kibuga akaba yitwa Vava. Benshi bamumenye ku ndirimbo yitwa Dore Imbogo. So tujye kuganira byinshi cyane. Nyuma y'ahangaho haje kuza umukobwa witwa Joyeuse. Nawe Joyeuse yajemo n'akavuno keza cyane arimo kubwira ngo yikundira Juno. N'uyu munsi umubajije arakubwira ngo urukundo rwangiro cyari kwa Juno. Nuko nguko gahunda zahise zigenda neza. Uyu munsi twese tuvuga ngo reka mbatumira abangaba nabo muri BIG podcast tuze kuganira. Bombi barahari kandi tuzaza kuganira ibintu byinshi byiza biraza kugushimisha urimo kurikirana Big Town TV. Vava, welcome to BIG podcast. Murakoze cyane rero nge ndi icyogere mu nkuba ariko mu nkuba nkabagaku. Naje gushimisha abanyarwanda nirinda kubabeshya ibinyoma. Ariko mbese nkabanezeza uko nshoboye. Ni byiza cyane. Umeze neza ariko? Meze neza ndashima Imana n'abantu bake. Esa uyu munsi nje ndifuza ko tuza kuganira tu. Mubisho kumbaza ibibazo nanjye nkababaza tukaza kwiganirira tu. Nuko nguko tubigenza iyo mwaje muri studio ya BIG podcast. So hano naho dufite Mrs. Juno. Joyeuse. Bimeze gute? Umeze neza? Naemba kumbuye mwembi na mumeze fresh nari. Batubonye? Yes, nababonye cyane. So reka dutangire gutya. Vava, nje ndifuza kumenya urugendo rwawe.
ukuntu waje i Kigali, ukuntu wahise utangiye gukorana na harya yitwa ndiwe mu mama wacu Laila. Nyuma ya Laila ukuntu akazi byose kugeza uyu munsi uri umusitari, gahunda zimeze fresh, ufite n'umukunzi n'ibiki byose. Reka dutangire hano, ndashaka kumenya urugendo rwawe, ukuntu waje i Kigali, ukuntu watangiye bibi byose, ukuntu wahise ubyinjiramo, maze tunagenda tunaganira. Mu gihe turimo kuganira, wemerewe kumubaza ibibazo mu gihe arimo gusobanura, nanjye nemerewe kumubaza, nuko nguko tugiye kubikora uyu munsi. Murakoze cyane. Urugendo rwanjye muranduvuga kenshi. Nizeye ko abantu benshi babizi. Njyewe rero Vava ndi umuntu ukunda gukora kandi nkaharanira kugera ku ntego. Nabaga mu cyaro nkumva ko ngomba kuba umuhanzi uzagaragara ku itangazamakuru. Nkumva yuko siniha intebe yo hejuru ngo mera nk'abo b'ibyamamare, ariko nanjye nkumva ko nagaragara ku itangazamakuru. Akazi kacu rero Nyamasheke, Joyeuse arabizi, akarere kacu gahana imbibi n'Akabo. Imirimo yaho aba ari ugutora ikawa mu nganda, ugahembwa 5 ku munsi, nabwo ukamara nk'ibyumweru 2 udahembwa. Ikindi aba ari ugutera ibyo biti ku muhanda, guhingira 1000. Urumva aya mafaranga ntabwo agura ngo uvuge ngo urabona imashini udode, uvuge ngo urabona business, aba ari amafaranga make cyane. Ibyo rero narabikoraga, nkabifatanya no kuririmba mu murenge wacu wa Kirimbi. Baje kutwereka abadepite bashya, uriya rubanda nyine yabaga ihari mu karere ka Nyamasheke. Ndaririmba icyo gihe, umukuru w'ingabo mu murenge wacu arahaguruka aririmba avuga ku ndirimbo naririmbye bita Kabihungoma. Aravuga ngo ni nziza cyane. Numvishe umukuru w'ingabo ashimye ya ndirimbo, nahise urumva ngira umwete wo gushaka ukuntu nayimenyekanisha mu itangazamakuru. Hanyuma rero tugira abavandimwe bacu, harimo Uwera Jean Maurice. Mbwira mama nti rero nge nzajya i Kigali nge kumenyekanisha impano yanjye. Mama tese uzajya i Kigali, uzanyura hehe, uzakirwa nande, bizagenda bite? Ndamubwira ariko Uwera ni umuhungu wa mubyara wawe, ni umunyamakuru, azamfasha. Arambwira tese ko duherukana baza gushyingura mukecuru, urumva uzagenda ujyeyo mwikubita imbere atakuzi? Ntawe yigeze akubona agahita koko kwamamariza iyo ndirimbo. Ntinzajyayo, kandi nzajya no kureba Edouard Bamporiki musaba akazi nk'umuntu w'umuminisitiri. Nakoropiwe se, namufura ipantaro, namumesera inkweto, ariko mpaka nkamenyekanisha impano yanjye. Rero nubwo buryo najemo, navuye mu rugo hari ku wa kabiri, ngi wabaye Edouard Bamporiki ni mw'Ityazo ahantu bita Remera. Ngerayo nsanga mama arimo arahinga munsi y'urugo, hari ibigori byinshi bihishije by'uruhisha. Hanyuma mama yari ari guhinga munsi y'urugo, ndamubwira ntinje kureba nimero za Edouard. Arambwira tuturutse mu Kirimbi kwa kanaka, uragenzwa n'iki? Hano waruhazi, mama we ndamuzi, wenda no mufamiliye wanjye, ariko se uragenzwa n'iki, bimeze bite? Ngereho ndashaka nimero za Edouard. Ati ntazo ndaguha, ati ntazo nguha, ati rwose ntago umuzi, nturamubona, rero kwifata ngo uragiye ngo nuko ari wanyunguje kumureba, ntazo ndi buguhi. Ubwo urumva narababaye cyane, kuko nari navunitse. Hari urugendo rero kuva mu Kirimbi ugerere mw'Ityazo, abahazi barahazi. Ubwo rero mpura n'umuhungu witwa Eric ari kwahira muri bya bigori, ubahirira inka. Ampa za nimero, ubwo ndaza. Bamporiki mushaka kugira ngo bigende gute? Numvaga ko ari we muntu w'iwacu wateye imbere nasaba akazi. Nkaba nabona ya mashini, nkaba nagira gute. Ubwo naraje nza nishimye, Eric amaze kuzima, ndabyina ntimbonye nimero z'umuntu ukomeye, ndahamagara ntiyitaba. Ndamwandikira ntiyasubiza. Noneho ndavuga nti intego nihaye nuko nzagera i Kigali, kandi nk'abantu b'iwacu bose ntawe uzanyirukana, zanyakiramo akazi. Urumva naraje ngira Nyabugogo, umumotari wese ubwiye ati ngeze mu Busanza kwa Bamporiki, niyo haba ari ninjoro imvura iri kugwa akugezayo. Ubwo nagezeyo nsanga ari hejuru mu etage, mbona iwe ni ahantu heza cyane, ni Buzungu. Mbona abasokirite ku marembo, abasokirite bamwe tugerageza kuvugana, barambwira ati si wanyu nta radio mugira, ni gute uza kureba umuntu utamuhamagaye ukifata wowe ukaza i Kigali nta randevu yaguhaye kandi ari umuntu w'umuyobozi? Ati rero arafunze, twe turi hano ku bwa gahunda za leta, ntago wemerewe kuba wamubona. Ubwo rero Imana yaramfashije kuko byari mu mugambi wayo, mpura n'abandi babyeyi baramfasha.
mbona uko ngera kuri Rayira musaba akazi ariko nkamusaba mubwira yuko mfite impano kandi naje nshaka kwimenyekana hari wa muntu uzabana nawe ibihe byose. Muhereza story sanga Edouard bamuri kino umuntu azi ni umuntu uzwi naho i Kigali ni umuntu uzwi mu bitangazamakuru mbese aravuga ati rero ndi kumva iyi story uyibwiye nka Roza Nishimwe yafatika atereka nze nkurangire umunyamakuru. Nibwo rero yampuzaga na Roza Nishimwe menyekana maranye nawe amezi 2 mu kazi ko mu rugo. Roza niwe muntu wa mbere mwakoranye ikiganiro? Roza niwe muntu wa mbere twakoranye ikiganiro. Hanyuma tumaze gukora ikiganiro kirebwa na Gerard Mbabazi na wantumaho akambwira ati Vava ati rero ati niyo mashini uvuga uzabona nibirenzeyo. Ngiye yajyaga ambwira tuzabona amafaranga nkabuze mana miliyoni ibimeze. Se miliyoni ngeza hirambitse namenya ngo ni miliyoni se. Ese ibyo 500 byo biba bingana gute nyine mbese akambwira tuzayabona. Rero ntago narinzi niyo mpamvu nshimira abantu bo hanze nukuri abantu bo hanze baba hanze baba diaspora Imana igibaha umugisha mwinshi pe kwifata ukoreza amadolari yawe 100 ukoreza $1000 ukacyohereza umuntu mutavukana. Ukacyohereza umuntu si mushiki wa wese wo kwa nyoko wanyu mbese mujye mwumva ko mubikorera Uwiteka Imana kandi ari imirimo Imana izabibuke. Ubwo rero nuko nazamutse numvaga ko nakure Edouard nkaba umukozi we nk'umuntu w'iwacu akamfasha kumenyekanisha ya mana. Utekereza cyangwa ukeka ko niki cyatumye uboostinga cyangwa ubu umustar cyane mu Rwanda? Ikintu cyatumye namamara cyane ni Yesu. Navuga ko ari Yesu umwami w'ibihe byose mu buzima bwacu bwose kuko yahuruzaga abanyamakuru benshi. Ngiye gushima Gerard Mbabazi hagera Bagti, mvuze Bagti hagera Irene, mvuze Irene hagera Yago. Urumva we yahuruje muri rusange aravuga ati uyu nguyu abashe kugera kucyo namuvuseho. Nuko nguko byese bikomeza. Noneho dukubite gatoya story y'indirimbo yitwa Dore Imbogo kuko niyo yasi ituma umenyekana cyane. Ndirimbo rero ntago ariyo ndirimbo nari mfite yonyine, nari mfite indirimbo nyinshi ariko kuko abaminisitiri bari bamaze iminsi bavuga uduhangano tw'udushya. Nayikoze mu buryo bw'uduhangano tw'udushya mu buryo bw'ikintu gishobora kuruhura umufana akaba yava kukazanani wakavuga ngo reka ndebe iki kintu. Nyikora nzi neza ko atari indirimbo narimba mu rusengero ariko nyikora ari nk'agakomedi k'urwenya. Wita uhanga iyo ndirimbo ya Dore Imbogo? Kuko nanjye naragiye Nyagatare mbona itandukaniro rya Nyamasheke na Nyagatare. Mbona hari izo nyamaswa z'impara zirisha zihagaze zimeze nk'ihene. Mbona imbogo urumva niho narina harazibonye. Umaze kumenyekana cyane abantu benshi batangiye kukwita Dore Imbogo instead yo kukwita Vava ariko ntago muri minsi ntago bigushimisha kubera iki udakunda izina rya Dore Imbogo? Urabona yari indirimbo ntago aba ari yo mazina y'umuntu. Rero iraba ari indirimbo uzanye ikaba mbese nk'ikintu umenyekaniyeho. Ariko ntago bisimbura amazina yawe. Ese umuntu yakwise Dore Imbogo umva umeze gute mu mutima? Abantu benshi barabizi yuko mbyanga niyo hari umuntu ugerageje kubimpamagara mugenzi wahita bimubwira ngo hajya bivuga kenshi kuri YouTube ngo kwa byanga ngo ntago ari bukwitabe. Ubwo rero urumva yuko abafana bamwe na bamwe babizi. Umuntu yakwise Dore Imbogo ntago witaba? Ntago wampamagara Dore Imbogo ngo nkwitabe ndakwihorera. Waje kugafata isi yose irabimenya irakumenya barakuvuga ahantu henshi. Ubwo bustare wabashije kubuhandoringa gute maze kumenyekana cyane? Maze kumenyekana ikintu nakundaga kubwira umwami wanje. Ngiye rero nabayeho mu buzima bubi dukurira mu cyaro. Mama araturera, mama ni inshuti yanjye araturera turakura. Atwigisha ubwenge, amaze kutwigisha ubwenge atubwira uburyo bwo kwizigama mbese ukiteganyiriza ejo hazaza. Ikindi akatwigisha icyo bita ibanga ry'urugo. Ibanga ry'urugo rero yaratubwiraga ati ugira gutyo ugashaka umugabo, wamara gushaka umugabo ugasanga muhuye n'ibibazo mu rugo. Ariko iyo hari ihene waguze iwanyu, hari inka waguze iwanyu,
icyo gihe urayizana ikabafasha muri bya bibazo bya nyuma yo gushakana. Ubwo rero izo nama narazigendanye na n'uyu munsi. Dr. M warabizi ni inshuti yanjye, njyamubwira ntiyo bwije nta 10,000 sevinze ndababara. Okay. Kandi mba nshaka kubona hahora ibihumbi 100 byanjye bihoraho bidakorwamo. Okay. Ubwo rero numvaga uku kumenyekana icyo bizansigira ni yanka ni yahene, icyo bizansigira ni icyo nzaba kigihe nazaba hakiri kumenyekana. Kuko nimba kuriye muri bwa buzima uvuga ngo ndahingira umuturage mp'igihumbi, ndakora mu ruganda nkorera 5 n'ukwezi gushire ntahembwe, cya gihe nimba naragaragaye kuri televiziyo ningerayo nzakora iki? Nzasubira guhingira wa muntu? Ntireka ntekereze ko nshobora kugira gute kubona icyo nkora, kubona iyo botike, kubona se iryo terambere mu buhinzi kuko ntizi. Ubwo rero nkaguma ntekereje kuvuga ngo aha mpakura iki? Se nakuriye 20, nariye 5 nabitse 15, se nakuriye 30, nariye 10 nabitse 20. Nuko nkora rero mba numva mu rugo bagomba kumenya tese bava icyakora kinjiza iki. Aha ngaha twifuza ifumbire, aha tujya gusabagira inka kandi dufite umuhanzi. Mama aza mu rugo, abayobozi baza gukomanga mu gitondo mituweli, cyumweru kigashira hari umuhanzi. Icyo rero nicyo ndebaho. Iyo navuze ngo ibyo 9,000 byabonetse byo gutanga mituwera, iyo navuze ngo umukecuru wanjye ntazifuza ifumbire ujye gusaba umuturage, nanjye mfite inka mu rugo, niyo nyungu yo kuba naramenyekanye. So Vava, abantu benshi nago bazi gusevinga mu buzima bwa buri munsi. Duhe nka example. Nko mu cyumweru sevinga amafaranga ngaye? Njyewe ntabwo cyumweru kigira iminsi 7. Sinjya nkunda gusesagura amafaranga. Iyo nabonye ibiraka nkunda gukina filime. Hakaba igihe bampemba nk'ibihumbi 30. Urumva ya 20 ndasevinga yose nkoresha ibihumbi 10. Bugacya akabigiye mpembwa 20 nka sevinga ibihumbi 15 nkakoresha 5. Ubwo rero mu cyumweru mbese njya nicara kumukeka nkabwira Yesu ntariko warakoze. Kuko mu kwezi nimba mbaza ibihumbi 300, umwarimu wa leta ahembwa ibihumbi 100 wa primaire cyangwa 150, numva ko Yesu hari izindi mbaraga yangejeje. Ubwo rero ndamushimira cyane. Mu cyumweru nshobora kuba mfite ibihumbi 70 cyangwa 50 bihoraho, mu byumweru 2 nkaba mfite ibihumbi 100. Nice cyane. Abanyarwanda benshi nago bazi gusevinga cyane cyane abajene. Ugasanga iyo yabonye ibihumbi 100 arya byose. Urumva ukwezi kukarangira ngo sha amafaranga yanshiranye, kandi system yo gusevinga ni system nziza cyane Vava azabigisha. Harya ubu ngubu ufite inka zingahe, intama, ihene, ingurube? Ntabwo ari byinshi, ni bike ariko uko biri ntabwo ari kimwe na kera. Ntabwo ari kimwe na kera. Zimaze kugera zingahe ubu ngubu? Ziracyari nkeya cyane, ntabwo ari nyinshi, ariko uko biri ndashima Uwiteka Imana. Harya aborozi nago bajye bavuga umubare w'imitungo. Nkunda kujya gusenga. Sheri wanje warabizi. Niho nakicarana n'umuntu turi gusengana nkabona arigunze cyane. Nkumva umutima uri kumpata nkamubaza ngo ufite ikihe kibazo. Aje bundi mu mama twasenganye yarambwiye ngo umugabo yaramutaye ngo yagemuraga ahantu ibijumba. Noneho ngo akagemura ibijumba, igishoro kiza gushira, igihombo kiraza, asaba ikiraka cyo gusoza abantu basutse muri saro. Urumva icyo kiraka gishinga. Noneho ubwo nari ndimo nsengera mu mutima mbwira Yesu nariko umaze kumene zingahe? Ni 1, 2 ngira ku ya 2 mpita nsingira inka. Ndamubwira nti rero uyu mu mama yongeye kuvuga ko yaje gusengera icyifuzo cy'igishoro cy'ibijumba, nijuru bagufunga. Nijuru bagufunga. Ni wowe nkurikije n'imirimo ukora n'ibitangaza ukora, uyu mu mama yongeye gusengera icyifuzo cy'ibijumba, nijuru bagufunga rwose. Ubwo ndamwegera ndamubaza nti se urumva ukeneye amafaranga ngaye? Ati 20. Umwana kwa gatatu tuzasengana wizere kuzashima. Ubwo rero iyo amaze kubona yarangejeje aho ngaho nsigara ntekereza ngo wa wundi nafite cya kibazo nk'icyavava, wa wundi nawe ari kurya bimugoye. Ubundi bwanige njya nicarana nawe kuko niwe muntu tuganira mu buzima bwanjye bwose. Njya mbwira Dr. M niwe musore uzi hano iwanjye, ubundi mba ndi kumwe na Yesu igihe kinini. Nkapfukama nkamubwira nti wibuke cyagiye ko niriwe mpinga ntariye, wibuke cyagiye none inyama sinzi ibirayi nabihaze. N'ubu hari umuntu ushonje, nimba hari umuntu ushonje dore wampaye byinshi, ureke duhure muhewe. Ubwo rero ngahura na wa wundi nkahita nibuka bwa buzima
bwa kera nkabona ko nanjye mfite icyo nshobora kumufasha Kabisa. bitewe n'ibyo yakoze. So Vava, cyagihe utandukana na Laila haje abantu benshi cyane bashaka kukumanaginga ngo ndashaka kuba manager wawe ngufungurire cyane bimeze gutya na gutya. Biriya wabifashe gute, bazagamo gute kuri wowe? Ntago nigeze mbikunda cyane. Urabona iyo wakoze nk'akantu hakagira umuyobozi babona yagakunze, abamanager bo baravuga ati ubwo uyu muyobozi runaka uskwanje Kagame yajyaga postinga ngo ntajya hemwa kumva dore imbogo. Iyo babonye rero hari umuyobozi wa postinga cya gihangano baravuga ati uyu muntu azagafata, uyu muntu azahura n'abayobozi, uyu muntu bazamuhindura ubuzima, bo bagahita baza kukumanaginga bitewe n'icyo babonye. Noneho rero ubwo navuye mu maboko ya Raila njya mu maboko ya Moni. Moni aramanaginga tujya gukora indirimbo yitwa Dore Imbogo twabanjije kwa Element aduca miliyoni n'igice. Noneho arambwira ngo ni menshi tujya kuyikorera i Huye. Dukorana n'uwitwa Emi. Nyuma ya Moni naje guhura n'abandi ba manager benshi. Bambwira ati reka tukumanaginge. Ariko njyewe sinjya nkunda ba manager kuko ikintu cyanzanye no gukorera amafaranga n'igihumbi sinjya ngisiga inyuma. Hari ukuntu ro manager kubwira ngo njyewe ngurajya aho nshaka ngo kandi ujye wishyuza amafaranga menshi. Kandi ntago bagiti yagutumira ngo kubira ngo ino dukora ikiganiro ndaguha 10,000 ngo umuce 500 nawe ntabari bubyinjize. Aho aba manager mbese bahagurukira amafaranga menshi kandi ataboneka. So badindiza akazi kawe. Ubwo rero nicyo kintu cyatumye ngenda kure yabo ngo ni managing. Byarakomeje birakomeza nyuma wita ubona umumanager mushasha witwa Dr. M. Byarakomeje nkajya mpura n'abandi ba manager bo muri famille ya management ya Bruce Melody. Nkajya mpura nabo izi ndirimbo z'amatora zitangiye ndavuga nti kuko bambuza uburenganzira bwanjye nzajya ni managinga. Nzajya ni managinga nkora ibyo nshoboye. Dr. M arakumanaginga neza ubu ngubu mu rukundo mu muziki arabanaginga akanyigisha gushyiramo amajwi akanyigisha kuyagorora mbese ibintu byose. Nice cyane. Ahangaha turaza gukomeza n'ibindi byinshi. Reka tugaruke noneho kwa waundi umukunzi wa Juno. Reka dutangiye nawe inyuma gatoya. Waje Kigali gute? Plan yawe yari imeze gute? Waje kugafata gute? Waje kumenyekana gute muri make? Ariko dutangira inyuma cyane. Nanjye ukuntu byagenze ngiye bundi bwa mbere njya kuza muri Kigali naje nzanwe n'akazi ko mu rugo. Ako nimvagamo ko nzahura n'umuntu runaka ariko ntazi. Nyine umuntu mwiza nyine w'agaciro. Ako nyine najyaga mbona isura nyine mu buzima. Ariko nyine ikintu cya mbere cyanzanye mu mujyi wa Kigali ni akazi ko mu rugo. Naje mfite imyaka 11. Ngira amahirwe ndaza mpura n'ababyeyi turakorana ukwezi kumwe nyine babaranyirukanye kubera nta kazi narinzi. Nsubira mu cyaro. Ako nyine nsubiyeyo nkajya mbona nyine abantu n'ubundi bo muri quartier baranyishimiye. Gusa njya kubona ka kazi ko mu rugo byabanjije kungora cyane, byamfasha igihe kuko nabonaga nta shuri siniga nyine ibintu nk'ibyo nyine bikambabaza. Ndavuga ati fasha umwanzuro ngiye Kigali ngiye gushaka akazi ngi Kigali byanga byakunda ndwanira umuryango wanjye ndebe ko hari ikintu twageraho. Ndaza banzana hariya ndakora, hashize ukwezi baranyirukana ndataha. Ndagenda nkajya nsenga Imana nkabwira ati Imana mfasha mbona kandi kazi, kuko iyo wenda navugaga ngo ejo nzajya Kigali nkirirwa nabivuze ahantu hose. Kuko kera kuvuga ngo uzaza Kigali byari ibintu by'agaciro, byari ibintu byo hejuru. Iyo nirwaga mbivuga kuza Kigali byarangaga umunwa wanjye ukaboneye umwako sinzi. Nyine ubwo mbanje kugira amahirwe ndongera ngaruka muri Kigali. Mbona ababyeyi beza barandera bakajya bamemba 5 ndakura.
ariko rero ntago njye nayo mfite impano yo kuririmba n'ubu ngubu ntayo mfite njye nta mpano mfite yo kuririmba ntago nari mbyifitemo ubwo nyine nagiye nkura ngira imyaka 12 13 gusa nyine mu nzozi zanjye nari nifitemo impano nari nifitemo impano yo kubyina, numvaga ko nzaba umubyinnyi ariko nyuma nyine nza gusanga nyine ntibyakunda, ndavuga ati ntaribi nyine ndagumeza nikundira umuntu wanjye. Ariko dusubiyeho gato nyuma naje kubona nyine Juno, kuko kera najyaga njya kuragira inka nkabona nyine ishusho y'umuntu, nirwaga nyine nekereza byanyabyo iyo nabaga nagiye kuragira n'abandi bana twirwaga dutekereza nyine abagabo tuzashaka. Ariko wigeze unambwira ngo waramurose uri mu ndaba mama wawe? Ntabwo navuga ko namurose ndi mu nda ya mama wanjye, ariko muri njye niyumvamo ko namubonaga nyine ndi no mu nda, sibyo? Kuko nyine nk'iyo najyaga kuragira n'ubu ndabyibuka nyine nkabona biransekeje. Iyo najyaga kuragira nkirirwa mbitekereza, n'ubu nkabitekereza nyine biransetse bikananshimisha. Mugatekereza abagabo muzashaka nawe ugatekereza Juno? Oya vava mani ntukajya ubifata nyine nk'imikino. Hari ukuntu bifata nk'imikino kandi reka duhe ukuri kwe turaza kumubaza nyuma. Wumvaga ko hari umugabo nyine urabona mu cyaro abantu basukaga n'abakire, ariko njye nabonaga umuntu nkabona arasutse, nkabona nyine njye noneho nkavuga ati noneho njye nzashaka umugabo usutse. Nabivuga abantu bagaseka. Buriya na mere wanjye nuko utabona amahirwe yo kuganira, so na amahirwe ra nyine nuko watajyayo ngo abe yamuganiriza, utamubona ngo umuganire. Numvaga nyine nzashakana n'umugabo usutse ufite inyinya, gusa nyine mu bintu ariko atari Juno. Muri icyo gihe nyine wumvaga ngo uzashaka umugabo usutse ufite inyinya, ariko icyo gihe ntabwo wari uzi ko njyewe maze ndabyibuka nkabona nabonaga n'isura yiwe ya Juno. Byanyabyo nibyo. Kuza muri Kigali byo menye nta n'ibyo natekerezagaho. Natekerezaga ku buzima ndimo aka kanya, ubuzima bumbabaje, ukuntu babama ikiraro cy'inka kibishingwe ngo ngitunde, oya nyibitunde mbivana mu ntuza mu kiraro mbijyana mu murima, bakamasengisa. Kandi urabizi ndabizi, ariko njye nangaga gukundura uwo munsi naratorokaga. Bakama umurima w'intuza n'ibigori nkubagare bakamamaganane. Ati wapu ubuzima ntago bwakunda. Iyo ujya ubaka igihumbi ariko nawe nimba ahantu njye nabakaga igihumbi, njye nta bwenge nari nzi. Oya wowe nibura wari mukuru, njye nta bwenge nari nzi. Nimba bagwaye ahantu ngo habagaruka habagara icyumweru cyose bari bukwishyure 400, ntago nyine ubwo nyine nabonaga byara. Nuko uri mu ijuru wubahwe. Mukuza muri Kigali ntago Juno wanzanye cyakinzanye no gushaka ubuzima, ariko ngize amahirwe mbona n'umuntu nakunze. Mu kuririmba kwanjye njye ntago mbiririmba ari uko ari impano yanjye, ahubwo mbiririmba kubera Juno. Kandi ikindi njye nari nifite, numvaga nyine nzaba umukinnyi wa filime, nkanaba n'umubyinnyi. Nibyo. So ugeze hano i Kigali bwa mbere ujya kuvuga kukunda Juno kuri izi YouTube, wabivugiye hehe, wabipanze gute, wabigezeho gute? Hari ahantu nabanjije gukora nkajya nsaba nyine abantu mwambabariye mukazambwira Juno ko mukunda. Rimwe na rimwe hari n'umuhungu witwa Eric, nimba byumva nyine araza kuba yabyumva cyangwa se yanabibona. Namubwiye ati wamaye nimero ya Juno. Yari afite nimero z'abastari, akajya ambwira ngo ningure inuza ngo tumuhamagare ngo WhatsApp. Ni ngura amamega tumuhamagare WhatsApp. Noneho nayagura akambwira ngo yanze kuyifata. Ndamubwira ati se wambabariye ukampa nimero ziwe.
naramuhamagaye kubera ko ngiye mu buzima nkoresha ukuri gusa nahamagaye Juno ndangije mva ndrasara nyumvise yitabye namuhamagaye bwa cyakora cyo ndabyibuka nkumva ndi hejuru cyane namuhamagaye bwa mbere muhamagara kabiri yanga kuyifata ubwa gatatu arayifata gusa ni wagize amakenga yuko atari we yewe ijwi rya Juno se wayoberwa ntago wariyoberwa amaze kugufata noneho arangije naramubeshya ati ngiye mfite impano yo kubyina wamfasha nkazagitinga mu ndirimbo yawe arambwira ngo uzaza i Kigali arabaza ngo nzaza i Kigali ryari namubwirije kuri icyo gihe nayo ndi Nyamata namubwira ati muri kiriya cyumweru naza arambwira ngo ngazamamagana nyuma y'ibyumweru 3 ambwira arangije ahita ambaza ninde wamaye nimero ziwe ndamubwira ngo ni Eric mbimubwiye abyumvishe arangije nimero ziwe ahita afata agatushe kandi arazisiba numva ndababaye icyo gihe narwaye icyumweru cyose ntarakira ndavuga ati byura reka ntegereze nyuma y'ibyumweru 3 Juno azamamagara ibyumweru 3 birashira Eric twavugana nkamubwira ati ibyumweru 3 nibishira Juno azamamagara si yamamagara nabivuga nabo bakambwira ngo nukwiyemera ngo ntazamamagara iki n'ibiki nyine bituma ngira agahinda kenshi gusa nyine nago kuza mu kazi ko mu rugo nago nyine Juno icyo gihe nago ariwe nje kureba kuko Juno yarataraba n'umuhanzi ahubwo ni ubuzima bubi bwanzanye ndakora ngize amahirwe ngera no kubona kunzi Juno yigeze gutuma wirukanwa akazi ko mu rugo yes gute hari ahantu nagiye gukora hari ahantu nagiye kunuza kumugina umugina ahantu bita ngo mu Kiderenga abantu bajyaga bambwira ngo Juno ngatuye ngo mu Kiderenga biki n'ibiki nyine akaba ariko bambwira aho hantu ndashakisha njya kuhakora yezeyo ndakora nkajya nshakisha nyine ibintu nk'ibyo urabizi umuntu uri gushaka nashakaga nyine meze nkaho namutaye kandi muzi twamushakaga ngo amutaye kunyirukana bwo nyine baranyirukanye ahubwo ngewe aho nagatashye nigira kwishakira Juno nkajya ngenda mbaza abantu bose ngo Juno kizigenza nyine yatuye nyine bunyiriraho ndavuga ati ahantu bita mu Kiderenga habaga abahungu mana yanjye aho nabitira ihe zina ya mazina nyine bajya bita abantu batandukanye ndavuga ati si mana yanjye nari mfite umumama najyaga nyuraho ngiye kuvoma ndamwegera ndamubwira ati mfasha rero banyirukanye nakundi nabigenza banyirukanye nigira kwirirwa nshaka Juno babarira ariko mpe babarira nyine uncumbikira umfashe mama yaramfashije arancumbikisha nyine ku bakobwa twajyanaga kuvoma barancumbikira anshakira n'akandi kazi ku mukecuru w'umwana mwiza twanabanye igihe kinini rwose ndamushimiye Imana imuha umugisha kandi umuntu wanyibutsaga kujya gusenga kanambwiriza ngo nigire gukomezwa ndagushimiye Imana imuha umugisha nuko nguko nyine byagenze ahandi banyirukanye no umugabo wari wambeshye uvura muzi ngagiye wa wundi naramubonye mu kiganiro yakubesha iki yari yambwiye ngo agiye kundihirira nyine igihe kigeze cyo kujya ku ishuri nyine sinzi ukuntu byagenze ese Slim Jesus mwaje guhura gute Slim Jesus yari ari kuri televiziyo we na Kareza sibyo bari kuri televiziyo yitwa Good Rich TV ubwo ngubwo nari ndimo nyireba kuko kera nibwo naherukaga kwireba hagikoraho umuhungu bita Babyson w'Abanyarwanda avuyeho mpita nanga kujya nyireba nongeye kujya kwireba nsangaho bariya ubwo narindi hariya navuye nyine mvanwe n'uriya mugabo noneho umwana twari turi kumwe umwana twari turi kumwe umuhungu turi kuyirebana
arambwira ngo nimamagare bariya bamfasha Yeah. kuko nari narabanjije guhamagara umunyamakuru wo kuri radiyo arangije arambwira ngo nimwoherereze nyine ngo ibintu ngo ngo byerekana content kuko nari namubwiye ngo nyine ngo ndi umukomediye nangije mwohereza aka video nari naraposting nze kuri TikTok mwohereza nakandi kagaragaza ko nkunda Juno arambwira ngo birase nibiki ngo birandi ngo ninde utabikora nyine numva mbwiye nabi nyine numva birambabaje okay ubwo ngubwo ndi kuri televiziyo n'uwo mwana w'umuhungu arambwira ngo nimba hamagare ndabahamagara baramfasha numva uriya mukobwa yitwa Kariza ngo reka tumwitabe ngo twumve icyo ashaka hagati kembyumviramo ndatuza Sirimu Jesus anyitaba namubwira ati se kuko mfite impano wamfashije noneho ikintu gitangaje nabeshyaga ati ngiye mfite impano yo gukina comedy noneho bambwira mbohereza ama video nkaboherereza igaragaza ko nkunda Juno yigaragaza ko mfite impano arambwira ati se uzabona umwanya igari ndikubicurika sorry ndikubicurika okay naramuhamagaye icyo gihe nyine ndabimubwira mfite impano arambwira ngo nyohereze video ndamubwira ati hari umukobwa ufite smart naza ndamubwira azibohereza ari nawe mwagiye mubona muri profile yanjye uwa mbere nkunda nyine ujya guhigana Juno ndamubwira ati nataha ndamubwira aziboherereze noneho ubwo nyine umukobwa bwarije arataha ndabimubwira kuko ni umuntu nyine wamfashaga cyane akamba hafi nabanyibutsa gusenga yego arazimwoherereza ubwo nyine amaje kuzimwohereza Sirimu Jesus arambaza ngo nzabona umwanya ryari kuko uwo mukobwa yari muri umuna wa mabuja ndamubaza ati senge nzabona umwanya ryari bazemera kumuruhoshya arambwira ngo nimubwire kuwa gatandatu sinawubona nkubona nyine kuwa gatandatu ikindi cyumweru ndibuka ko twagiye ahantu gukorera interview twarenze Nyabugogo twakoze interview ndi mu mazi sinzi nyine ku bantu bayibonye nyine naye ndi mu mazi arayibonye wicaye mu mazi ubwo rero nyine nuko nahuye na Sirimu Jesus nyine ni umunyamutima mwiza Imana imumugisha ndamushimiye okay maje gukora iriya interview nibwo nageze mu rugo ahita avuga ngo ejo ngo uzajya kwa Bagiti ari nabwo nazaga namwe tugahura njya no kwa Emirene nyine nuko Imana ibiramfashije ibiranzamuye nyine gutya nta kimana utagukorera wayisenga okay so Slim Jesus ni manager wawe cyangwa ni umuntu ugufasha bisanzwe bimeze gute cyangwa muri abakunzi kandi akubwira ko akunda Juno wowe Sirimu Jesus ubundi ni nk'umubyeyi wanjye ni umubyeyi wanjye akaba manager wanjye byose kabana musaza byose nibyo kuri nyine ni byose byanjye nyine ura mukobwa nyine Kararisa bose ni byose byanjye okay nice cyane so reka noneho tugiye kuganira ibintu byakomejwe kuvugwa n'abantu benshi kandi bakomezaga kubataka mwembi babiri Joyeuse na Vava abantu bakabataka cyane induru zabaye nyinshi ngira ngo mwarabyumvishe bavuga ngo ni gute murimo kuzamura abakozi bo mu rugo batazi no kuririmba mukibagirwa impano ziri hano hanze bakavuga abakozi bo mu rugo ni bande ngo Vava na Joyeuse navuze ngo iki kibazo nzababaza turi kumwe gutya twicaranye ariko uyu munsi ndashimira cyane Imana yadufashije kuba twicaranye hano muze gusubiza bano bantu mugire nicyo muvuga muri ayo magambo yavuzwe kuri mwebwe none si twebwe ntago turi abantu buriya impano zacu ntago ari impano kireka byibure nk'iyo tuba dukora ikintu nyine nikirebwe cyangwa se nyine tukagikora nyine tukamera nk'aho twakoreye ubusa ubwo nyine twari kuba nyine cyangwa se abantu badusapotinga bari kuba bazamura impano zitari impano kuko batwataze cyane twebwe nk'abanyamakuru ngo kubera iki tukavuga ngo ese wowe nimba ushobora gusohora indirimbo ikarebwa n'abantu 10 Vava agakora indirimbo ikarebwa n'abantu 100
wakora iki sisi none se ubundi abo bafite imana iyo baza akaba ari bo muzamura mukabasapotinga urumva noneho baba nawe reka agira icyo tubwira Umva, umuntu uba wageze ngo muri abakozi bo mu rugo umve ntabwo biba byoroshye ese ubundi umukozi wo mu rugo nta jambo afite sibyo sinajye umukozi wo mu rugo ni umunyarwanda nk'undi ubundi mujye mwubaha icyo ni umuntu nk'undi kandi njyewe kubera ko naranatembereye urumva nyarudendere niwe ujya uvuga ati bibacange bava umva icyo umuntu yaba ari cyo cyose mujye mwubaha basi ko ari umunyarwanda njyewe muzanyubahere ko ndi umunyarwanda ahubwo ibindi byose reka no kuvuga ko ari umuntu twese turaba ahubwo umukozi wo mu rugo ni umuntu wo kubaho cyane ni akazi nk'akandi njye natembereye ahantu henshi narabonye ni akazi mbabarira nimba kakwinjiriza ukabaho neza wariye ukuramo uburwayi butazakira gute nk'ubu ngubu ngiye nakuyemo uburwayi bw'umugongo n'ubwo ubundi bwagiye urabeshya bara ni ukuri kw'Imana sinkubeshye nakuyemo uburwayi bw'umugongo n'ubwo ubundi bwakize ariko ibaza ikintu nawe kiguca umugongo kereka byibura bavuze ngo akazi ko mu rugo kabe nk'akandi nyine abamabuja bajya bumvikana n'abakozi babo nyine ukuntu ibintu nyine byagenda ntibafate nk'imbwa kuko n'imbwa zifatwa neza bayida urabeshya abana ntabwo nkubeshye umukozi wo mu rugo ngenda mwubaha wowe uramwubaha ariko hari abatamwubaha na rimwe ni umuntu nakuba cyane sinzi ko nabikubwira ariko maximum respect uratwubaha bava yumvishe iki kibazo araseka kwanza bava yavuze ko akazi ko mu rugo kamazemo amezi 2 siko wavuze yonyine ngewe nagakoze imyaka 6 yose rero akazi ko mu rugo karavuna njye ku ruhande rwanjye narayira ntacyo namushinze kuko yarambwiye ngo ngewe sinjya nkunda gufurisha imyenda yafuraga imyenda rimwe nko mu cyumweru ikindi nahageze ambwira ngo Imana yamubwiye ngo yirukanye abakobwa bose babiwe ngo yakiriye umukobwa w'umugisha ari wowe ubwo rero twabanye nabanye nawe umusamariya wanjye ahari kuko najyaga mu bana be nkaryama nkiyorosa ntari umukobwa wa mukuru we ntari umukobwa wa musaza wa nyina ntacyo dupfana hari ukuntu usanga abakozi barara hanze mana bintu ndabya ikindi kigara mana ibintu biba biteye ugasanga umukozi arara mu nzu yo hanze we rero najyaga muri dushe imwe nawe tukaryama muri shambure irebana n'iyi tugahurira muri korodoro ubwo rero nabanye nawe neza ariko reka nsobanure gato akantu Joyeuse avuze njyewe nzi Yesu cyane ndamuzi cyane 100%. Niwe muntu umenya abantu bababaye ikintu cyo gufura uhera ku wa mbere ukagera ku wa gatanu haza ibisebe hagati y'intoki hakaza ibisebe hagati y'intoki kandi noneho ya myenda wafuze akaba nyoko bujuza akavuga ngo ni miki ngo wafuze imyenda mike kandi wanafuza ugacika umugongo nk'uko abivuga na hagati y'intoki hakaza ibisebe icyo rero nari nabwiye Yesu ko ntagishaka ko nyanga ndamubwira ngo mfashe umenyekanishirize impano yanjye uriya mugabo Imana yo mu ijuru se we wera wo mu ijuru azamumpera umugisha ku ruhande rw'abafana bavuga ngo bariya ntago bakwiye ibyiza abantu batishimira ko bagenzi babo bagera ku byiza bababera ibiraro bababera ibiraro bakabambukiraho bakagera ku byiza twatangiye kare mbabwira ngo ntago nari nzi ngo umuntu abona 100 gute umuntu abona 500 gute koko yakoze ku kazi ko mu rugo urumva ntago agwira ariko waragufata akavuga ati aravunika cyane ako vava sabira nanjye Imana nzabona 200,000 nurabona 200,000 yarabibonye natubeshye umuntu reba amaviews ubona mu ndirimbo zawe shaka kubibona nkabifata nurabona 200,000 nta mutera nkungura 200,000 shase nsabira Imana ntabwo urabibona njye nababwiye ngo ni ukuri kw'Imana no kuri momo yanjye sindabona 200,000 Joye ahubwo hari igihe naraye kuri momo yanjye mfiteho 700,000 bukeye uwo munsi niyo mpamvu abafana bavuga
abafana bavuga ngo bariya mubazamurira iki ari abakozi bo mu rugo niko ikibazo kivuga noneho sasa barambwiye ngo Bruce Melody yavuze ngo uyu munsi murahura noneho babimbwira uwabimbwiye ntago babashakaga kubimbwira arongera arambwira ngo narindi kukubeshya cyangwa kugira ngo numve kuko bahise babimubuza kunandi kugira ngo numve ngo kuntu witwara ngo nukukubeshya niriwe nasaze kugasaraba niriwe niruka imisozi yose abakobwa bose twahuriraga ku ishuri tuje kumfata abana twari tuziramo abiwacu Nyamasheke abahehe hose ubwo rero twahuriraga ku ishuri nkababwira ntuburero ngewe nzahura na Bruce Melody ngo bava ngo twakubonye ngo uzatwibuke Vavasi wabaga kuntuze Kicukiro oya kugasara bikanombe je hari Kanombe nyine ku muhanda ubwo none we nirirwa nitegura ubwo naraye ndi kureba kuri phone si 700 biriho no kubeshya nta biriho ndazinduka kare njya kuyakuza warayabonye neza 700 yari yambwiye ngo aranyoreza miliyoni 1 n'ibihumbi 100 ariko ngo agiye kubanza yohereze 700 ngo 100 azabyohereze ejo ubwo naraye nasaze mu gitondo tujyana abana ku ishuri saa sita ngiye no gutangira gushaka kabanza ka mura n'abakobwa tujyana n'abana ku ishuri barambwira ngo vango wakoze ikiganiro ngo twakubonye ngo ariko ngo mana ngo Yesu ngo aragukunda ngo bagiye kugukura muri aka kazi we ngo ubuwagiye noneho ubwo baba ntuze niyo wamamagaye umukozi wa Yago arampamagara ngo rero hari gahunda yo kuguhuza nande na Bruce Melody noneho nyine numva ndishimye cyane arongera aranamamagara ngo ntabwo ari byo ngo yambeshyaga noneho ninjoro rayira arambwira ngo ejo hari ahantu tuzajya ngo nitegure ngo hari ahantu ngo tuzajya ngo hari ahantu bazanjyana ubwo nditegura njya no muri saro Nyabusi nigeze menye uko basokoresha nirirwaga mu cyaro mbanshira muri kasike nkajya numva ni ibintu byiza baransokoza bya bindi by'abageni cyakoze mana Yesu we wubahwe n'ukuri bajya bavuga ngo umunezero w'abatindurangirira mu kwifuza ariko n'ukuri hari ibyo yabageneye noneho ubwo baransokoza barasoza nditegura turagenda tujya mu mujyi tujya hafi yo mu mujyi ubutaragera mu mujyi neza noneho turagenda mbona hari bayago gusa bayago nsanga bateye amakamera ngo tugiye gukora ikiganiro ndavuga ese mana abo bayago nibo bari kuvuga tugiye kureba mu mujyi ubwo ndicara dukora ikiganiro bisanzwe noneho kuko Bruce Melody najyaga mubona ku mateleviziyo yo mu cyaro nakoraga imirimo vuba nkasama mu ruhushya nkagenda ku muhororo muri quartier yacu ahantu hari televiziyo kugira ngo murebe ubwo noneho mbona umuntu atambutse mu kirahure mbona ameze nka wa wundi nabonaga kuri televiziyo ariko mbona yarabyibushye cyane noneho ubwo abaratambutse mu kirahure turi gukorera ibiganiro mu nzu araje arinjiye noneho ahita aza avuga ngo yego ko ngo dore imbogo ubwo nibwo yazaga arampobera arasuhuza urabivuze mpita nibuka Juna avuga ngo dore sheri wanjye avuga ngo dore sheri wanjye mariyeho uhita wimagina ko ari sheri koko ubwo rero twakoze ikiganiro njye ntago nari nishimishijwe nuko anyita sheri nzi ko afite umugore numvaga ko ari umuntu tuzahura akaba nka musaza wanjye nkahita mubwira nti rero nabagaraga imyumbati nasoromaga ikahu numva radiyo irimo indirimbo zawe sinzasubira gusoroma ikahu mbakunguriye imashini naje nshaka nicyo kiganiro namubwiye arambwira ati noneho se ko ndagura ebyiri noneho se n'izindi ndirimbo zisigaye ko ndazikora mbese numva biranejeje cyane urumva rero wa mumabuja mubana ibyo se kuri urwo rwego yaranyibwiriye ati rero ngewe ndi manager wawe ahari mabuja habiki haba ubumanager urumva ko zari imbaraga z'Uwiteka Imana zikomeye abantu badashobora guhishurirwa ubwo rero nageze mu rugo nabaye umwana mu bandi nambaye imyenda yiwe naryamanye n'abana be mbese twabanye nk'umubyeyi kuko Imana hari ikindi cyubahiro yari yampaye Joyeuse we yavunikiyemo cyane imyaka 7 ngo mu kazi ko mu rugo karavuna cyane ese reka mbabaze mwese mumbwire ikintu kuko mwakuriye mu byaro kubera iki abakobwa benshi cyangwa abana benshi b'abakobwa bo mu cyaro iyo batekereza mu mujyi batekereza akazi ko mu rugo kubera iki nta kindi watekereza ngiye impamvu duhe nagatekerezaga nuko nyine ariko bambwiraga
cyane ko ngiye hari ahantu ngiye nabanjije kuba hari iwacu umumama w'umwana yarambwiye ati bako nyine abana biga munsi yo mu wa gatatu biga igitondo nyine biga igitondo ejo bakiga ikigoroba yaraje aranyibwira ati mfite umwana mwiga mu ishuri rimwe ati wake nkakuzana ko mfite n'umwana mutoya nkakuzana ukajya wiga wakiga ikigoroba mu gitondo ukandirira umwana nkajya nguhereza amafaranga y'ikayi kwiyogoshesha imyenda ariko ubwa mbere ntabajije iwacu kubera ko mama niyo wamusaba ikintu ntacyo yaguha ariko n'ubushobozi buke ntago nyine ndavuga iyo wamusaba ikintu nyine aba yumva nyine ko ari ukwisebya imbere y'abantu nagiyeho ntabyo namusabye ntacyo narakubiswe ari ukwisebya narakubiswe n'ubu ngubu ndabimubaza nkamubaza ati se niye mpamvu wakoze biriya bintu ngo nyine ngo nanga ngiye kwisuzuguza maze ati se urisuzuguza uruhu cyangwa se turabaye nyine hari igihe nyine ubona ikintu ukumva ko hari umuntu wagufungiye amahirwe mu buzima bwawe kandi ari umubyeyi wawe icyo gihe nanjye nyine Mary yamfungiye amahirwe yo kutiga ngo ubu ngubu urimo kubakira mama wawe inzu mama na papa n'umuryango wose ndi kububakira iyo mbonye nyine ibiceri ndagenda nkahita ngura akantu nkahita nwishyura umufundi nuko nguko nyine byagiye bitangira nabona amafaranga nkahita ngura ibiti nkagura igiti idafari byose mu buzima bwawe wigeze utekereza ko hari umunsi umwe Imana izagufasha nawe wubakire ababyeyi bawe inzu nkigera mu kazi ko mu rugo nabanjije kugira nk'umujinya nk'imyaka 4 cyangwa 5 nyine nkajya numva Mary naramurakariye n'ubu ngubu hari ibintu nibuka nyine nkumva ndacyamurakariye gusa nyine nyiri mu kazi ko mu rugo naje kwiyumva neza nkajya mvuga ati nzabubakira nzakira nzaba umukire numva ngiyumvamo ko nzakira ariko sinzi ngo bizaca mu zihe nzira nimba nabwirirwa nkanaburara nkatekereza ngo nzakira nzakizwa n'iki ibintu byaje kugenda neza ariko none uratubeshye ngo ntabwo uratunga 200,000 umuntu uri kubaka inzu kweri njye ntabwo ndayabona kuri telefone yanjye sindanayabona mu ntoki zanjye wapi arimo kugusengera ngo Imana izahe amareka imenka miliyoni bava no mukire bava we no mukire afite amatungo afite byinshi rega vava nanjye nahoraga muri aba kuri televiziyo nkifuza guhura arahuye rero rero nsengera nyine Imana ngeze ku nzagusengera cyane ibyifuzo bitatu bisubiza irabizi Imana hari abantu benshi hano hanze bajya batekereza ko Vava na Joyeuse ngo ntago bajya bumvikana ngo na mabifu ya niyo babonanye no kuryajyana ngo ntago mukundana barabeshya abo ngabo twebwe turakundana bya danje ahubwo njyewe nkanjye ku cyanjye giti cyangwa ku rwanjye ruhande njyewe uko wambwira kose wankubita byagenda gute sinabura kwibuka utwo wankoreye ariko nyine nta n'umwe sinakwanga ntanzi kugira muri mari sinakora ikintu cyatuma Imana cyangwa sinakora ikintu cyatuma njya gusaba imbabazi nicyo kintu cya mbere ntanga sinakora ikintu gituma njya gusaba Imana imbabazi gituma njya gusaba imbabazi sibyo sinamana nyine bivuze ngo nanga icyaha nanone iyo ngiye gusaba imbabazi njye mfite ubwoba Vava benshi baratekereza ko mudakundana murangana ntabwo mujya muhura ntabwo mujya muvugana benshi hano hanze nuko nguko bimeze yabo barabeshya barabeshya hari ukuntu umuntu uganiriza umuntu ukamubwira ikintu cy'ukuri ariko ntabwo biba bivuze ngo uramwanga byo nyine uyu munsi twafashe nimero buri wese yafashe nimero y'undi bura tuzajya tuvugana aho mugomba kujya muvugana tuzajyana no gusenga kwa gatatu hari igihe Slim yabakoresheje ikiganiro Vava biramutungura cyane akavuga ngo mbega imiririmbire ndabyibuka harya yavuze gute ntago imbere yo kuri Juno yo kuri Juno
icyo gihe akudisinga gutyo wahise wumva gute mu mutima wawe? Ngiye buriya iyo uzanye ibintu nka biriya mpita numva ngo utinye, mpita numva ninye ikintu nka kiriya mu buzima ndabitinya nyine. Ngiye mpita ngira uko ngenda nkajya ngenda buri munsi gusenga. Baba reka nkubwire ntago bizi ariko bimenye. Mu gihe wanshitingaga kuriya nirirwaga nsenga, nirirwaga ndiri imbere y'Imana, Mana mfasha nyine tu. Ati bikunde Juno mushyiremo imyuka yo kwemera. Oya ntabwo mbyereka kuvuga ngo umushyiremo imyuka yo kwemera ko aba ari nko guhangana. Ngiye nabwiraga Imana ati Mana ngiye mfashe bigenda uko ushaka, kandi yabyanga yabyemera. Ikubwira ngo iki? Ni ikintu uraba washaka. Ibirabyemeye. Siyaje akasubiza. Ati nta mpano mufite. Waraje bavuga ngo watsinze. Yaraje Juno arasubiza. Yavuze ibyo aravuze. Yaraje arasubiza ariko ntago yigeze asubiza nanone katankumva. Ati nta mpano mufite murakiraho. Nose uko ndirimba kataje ngo yongere ngo. Ubu rero ngiye kujyana nanjye ndirimbira Sheri. Aho se ntazaza kambaza. Biremewe. Iyo wakunze umuntu uko ndirimba katongeye ngaze. None se kwa Yese mo bebe. Iki kwemeza ko nawe ibyo yari yavuze mbere atarabihagaze. Ikiganiro kwa Irene. Yakoze ikiganiro ntuza. Juno yakoze ikiganiro kwa Irene. Avuga ngo iki? Ashima ibyo nakoze n'ibyo nkora. Nawe ndamushimiye Juno, ndagushimiye. Imana igumugisha. Mwinshi utagabanije. Uza ahantu abase waramusuye base. Ubwo se ubwo yarakomeje aranga ari heza. Naye kujya kumusura muri ghetto ntago nyansura abasore muri ghetto. Kereka nimba abana na mama. Inshuti yawe. Inshuti yanjye si ikipfa kuba ari umusore. Ariko barana mama wajya kumusura. Ako nyine umusore nk'uriya umusitari ntago nyine yaba abana na Mary cyangwa abana n'abantu. Nyine nyeka ko abasore nka bariya babakire barenze batwaye imitima y'abantu benshi. Nyeka nyine ko baba muri ghetto nyine mu nzu zabo.